Ese ni ibihe bimenyetso umugore utwite atagomba kwirengagiza? Hari ibimenyetso bimwe na bimwe umugore utwite atagomba kwirengagiza, kabone n'iyo byaba bisa n'ibyoroheje, kuko bishobora gushyira ubuzima bw'umubyeyi cyangwa se ubw'umwana atwite mu kaga. Gutwita ni igihe cyiza kandi cy'ibyishimo ku muryango, ariko kandi ni igihe gisaba kwitwararika cyane. Umubiri w'umugore utwite uhinduka mu buryo bwinshi, ndetse rimwe na rimwe bikagorana gutandukanya ikimenyetso gisanzwe n'ikimenyetso cy'akaga. Muri iki kiganiro turavuga ku bimenyetso by'akaga ku mugore utwite, buri mubyeyi ndetse na buri mugabo agomba kumenya, ndetse na buri wese ufite umuntu utwite mu muryango akwiye kumenya. Turaza kandi no kugaruka ku cyo umuntu akwiye gukora mbere y'uko ikibazo gikomera ku mugore utwite. Niba nawe ushaka kumenya uburyo bwo kurinda ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana uri mu nda, komeza ukurikirane iki kiganiro cyose kugera ku munota wa nyuma, kuko hari ibintu byinshi abantu benshi birengagiza kandi byashyira ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana uri mu nda mu kaga, uri bumenyere muri kino kiganiro. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam, naho mu kanya. Gutwita ni urugendo rwiza, ariko runajyana n'impinduka nyinshi mu mubiri w'umugore utwite. Hari ibimenyetso bisanzwe bishobora kubaho mu gihe cyo gutwita, ariko hari n'ibindi bimenyetso by'akaga bishobora kugaragaza ko ubuzima bw'umubyeyi cyangwa ubw'umwana buri mu kaga. Kumva no kumenya ibi bimenyetso hakiri kare bishobora kubaho mu gihe umugore atwite, bishobora kuvana mu rupfu rwaza rutunguranye umugore utwite. Iyo umugore utwite abonye kimwe muri bino bimenyetso tugiye kuvugaho, aba akwiye kujya kwa muganga cyangwa se akajya ku kigo nderabuzima vuba bishoboka maze agafashwa. Ikimenyetso cya mbere ni ukuva amaraso mu gihe umugore atwite. Kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane ni ukuva amaraso ashobora kuza ari make cyangwa se akaza ari menshi. Hari igihe ashobora kuza atukura cyane cyangwa se akaza yijimye. Mu mezi ya mbere yo gutwita, kuva amaraso bishobora guterwa no kuba umugore agiye gukuramo inda, cyangwa bigasobanura ko inda ishobora kuba yarasamiwe hanze ya nyababyeyi, bikaba bitagishoboka ko ikomeza kuhakurira, kimwe nk'uko umugore ashobora kuba afite ibindi bibazo byo mu mura. Naho kuva amaraso mu mezi ya nyuma yo gutwita bishobora guterwa n'uko ingobyi ifashe umwana iri hasi ipfutse inkondo y'umura. Icyo gihe ingobyi iba iri aho itagomba kuba, umwana ashobora kuyitsindagira maze ikava amaraso, bigatuma umugore abona amaraso bitunguranye. Ikindi nanone gitera umugore utwite kuva amaraso mu mezi ya nyuma yo gutwita, ni uko ingobyi irera umwana ishobora kuba yaromotse mbere y'uko igihe cyo kuvuka k'umwana kigera, bivuze ko ingobyi iba yaratandukanye na nyababyeyi hakiri kare. Ikindi nanone, umubyeyi ashobora kuba agiye kubyara imburagihe, aribyo byitwa accouchement prématuré. Mu gihe cyose ubonye amaraso rero yaba atukura cyane cyangwa se akaba yijimye, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya kabiri ni ukuribwa mu nda cyane. Uburibwe bukabije, bukomeza cyangwa se buherekejwe n'ibindi bimenyetso, bishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Bimwe mu bintu bishobora gutera ububabare bukabije harimo infection cyangwa se gukuramo inda no kubyara imburagihe. Iyo uburibwe buza nk'inkota, bukomeza cyangwa se bugatuma umugore adashobora kugenda neza, aba akwiye kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatatu cyo ni ukubabara umutwe cyane. Ubusanzwe kubabara umutwe bishobora guterwa n'umunaniro cyangwa se inzara, ariko umutwe ubabaza cyane, wanaruhuka ntukire, wanywa amazi ntukire, uba ugomba kwitonderwa cyane. Ikibazo gikomeye, iyo umutwe uherekejwe no kutabona neza cyangwa se ukisanga uri kugira isereri, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga byihutirwa cyane. Ikimenyetso cya kane ni ukubona amazi asohoka mu gitsina mbere y'igihe. Iyo amazi avuye mu gitsina mbere yo kubyara, bishobora kugaragaza ko isuhu irinda umwana yamenetse, cyangwa se ko umugore yaba arwaye infection, cyangwa se ko yaba agiye kubyara imburagihe. Hari abagore bamwe babona ayo mazi amenetse akagira ngo ni inkari zisohotse, ariko ikikubwira ko atari inkari ni uko amazi agenda ameneka gahoro gahoro. Icyo gihe uzabona ari amazi adafite ibara cyangwa se impumuro yayo idasanzwe, rimwe na rimwe uzabona ari icyatsi kibisi. Iki gihe umudamu aba akeneye ubuvuzi bwihuse. Ikimenyetso cya gatanu
ni ukuribwa umugongo. Kubabara umugongo bishobora kuba ibisanzwe, ariko uburibwe bukabije cyane bw'umugongo buherekejwe n'umuriro cyangwa se ikindi kimenyetso gito bishobora kuba ikibazo cy'impyiko cyangwa se infegisiyo. Iyo bigenze gutyo uba ugomba kujya kwa muganga n'ingoga. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukubyimba mu maso, ibirenge n'ibiganza ku buryo bukabije. Hari igihe iyo umugore atwite ashobora kubyimba cyane cyane ku maguru ariko ku buryo byoroheje ukabona ari ibisanzwe. Ariko iyo habayeho kubyimba cyane mu maso, ibirenge cyangwa ibiganza bishobora kuba ikimenyetso cy'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se indwara ya pre-eclampsia. Pre-eclampsia ni indwara ishobora guteza guhungabana kw'impyiko ku mugore utwite, ikaba yakura urupfu rw'umwana cyangwa urw'umubyeyi niba nta butabazi bubayeho mu maguru mashya. Ikimenyetso cy'akaga cya karindwi ni ukugira umuriro mwinshi. Iyo umugore utwite afite umuriro mwinshi ashobora kuba arwaye malariya, infegisiyo yo mu nkari cyangwa se infegisiyo yo mu mura. Iyo umuriro udahise uzinywa vuba rero bishobora kugira ingaruka ku mwana cyangwa se ugatera umugore utwite gukuramo inda, kimwe nk'uko ashobora kubyara imburagihe. Ikimenyetso cya munani cyo ni uguta ubwenge. Iyo umugore utwite azungera, agata ubwenge, agahuma amaso, aba agomba kwihutira gutabaza akajyanwa kwa muganga kuko biba ari ikimenyetso cy'indwara ikomeye yamufashe. Naho ikimenyetso cya 9 ni ukudakina k'umwana uri mu nda. Kudakina cyangwa kugabanuka cyane kw'imikinire y'umwana uri mu nda ni kimwe mu bimenyetso by'akaga ku mugore utwite, cyane cyane iyo bibaye nyuma y'ibyumweru 28 byo gutwita. Umwana uri mu nda akura agenda agira gahunda ye yo gukina, akagira na gahunda yo kuruhuka. Nubwo atakina buri munota, umugore utwite ubwe agomba kuba amenyereye uburyo umwana we asanzwe akinamo. Iyo habaye impinduka zikomeye rero ni ngombwa ko abimenya hakiri kare kandi akabiha agaciro. Ni gute se umugore utwite yamenya ko umwana we atagikina mu nda? Abaganga bakunze kugira inama umugore utwite kubara imikinire y'umwana, cyane cyane kuva ku mezi 7 y'inda kuzamura. Uburyo bumwe bworoshye bwo kubibara ni ubu: uhitamo igihe umwana akunze gukiniramo, ukicara uhengamiye ku rubavu rw'ibumoso, ugatangira kubara inshuro umwana ari kwimukamo mu nda yawe. Mu busanzwe abagore benshi bumva nibura imikinire 10 mu masaha 2. Niba amasaha 2 ashize utarumva imikinire 10 y'umwana kandi umwana akaba asanzwe yakinaga neza, ugomba kubyitaho ndetse ukabiha n'agaciro nk'uko twabivuze mu kanya. Ni ryari se wabifata nk'ikimenyetso cy'akaga? Iyo umwana agabanije cyane imikinire ye ugereranyije n'uko yari asanzwe akina, ya masaha 2 agashira utumvise imikinire 10 nk'uko twabivuzeho, ukaba wagerageje kurya cyangwa se nk'uko bisanzwe, ukaruhuka ariko ugakomeza kumva adakina, hita wihutira kujya kwa muganga kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umwana atari kubona umwuka uhagije, cyangwa se ugasanga nta ntungamubiri zihagije ziri kumugeraho, kimwe n'uko hashobora kuba hari ikindi kibazo gikomeye kiri kumubaho muri ako kanya. Hari impamvu zikomeye zitandukanye zishobora gutera umugore utwite kugira ibimenyetso by'akaga, ariko reka tugaragaze bimwe mu bintu bifatwa nk'ibito cyane bishobora kongera ibyago byo kugira ibibazo igihe umugore atwite. Icya mbere ni imirire mibi, icya kabiri ni ugutwita ukiri muto, icya gatatu ni ugutwita ukuze cyane, icya kane ni ugukora imirimo ivunanye kandi utwite, naho icya gatanu ni ukunywa inzoga n'itabi, icya gatandatu ni ukwivurisha imiti ya gakondo uko wishakiye, naho icya karindwi ari nacyo cya nyuma mu byo twateganyije ni ukutanywa amazi meza kandi ahagije. Ibi byose tuvuze ni byiza kubirwanya no kubyirinda kugira ngo yaba umugore utwite ndetse n'umwana atwite be guhura n'ibimenyetso by'akaga byakurura ingaruka zikomeye ku buzima bwa bombi. Ibi byose ni ibimenyetso bidakwiriye gufatwa nk'ibisanzwe kuko birangira nabi iyo bititaweho vuba. Iyo umugore atwite akabona kimwe muri bino bimenyetso, icy'ingenzi ntabwo ari ukubyihanganira yigumiye mu rugo cyangwa se kwivuza uko yishakiye, ahubwo aba agomba kwihutira kujya kwa muganga bakaba aribo bamenya uko bamufasha. Hari abagore benshi bagira ikibazo kuko batinze kujya kwa muganga, rimwe na rimwe babitewe no kugira ubwoba, kubura amakuru cyangwa se gutekereza ko ikibazo gihari kiri buze kwikemura ubwacyo. Ariko ukuri ni uko kumenya ikibazo hakiri kare bishobora gukiza ubuzima bw'abantu babiri icyarimwe, ari bw'umubyeyi ndetse n'umwana. Inama zikwiye kugenderwaho ngizi:
ni uko umugore utwite akwiriye kujya kwisuzumisha kenshi nk'uko abaganga babitangamo inama, kabone niyo yaba yumva ameze neza, kuko kwisuzumisha hakiri kare bituma ibibazo byinshi bimenyekana bitarakomera. Umugore utwite kandi akwiriye kurya indyo yuzuye, kunywa amazi meza ahagije no kuruhuka bihagije. Umubiri w'umugore utwite ukenera intungamubiri zihagije kugira ngo ubashe kurera neza umwana uri mu nda, niyo mpamvu akwiye kwiyitaho uko bikwiriye kose ku kiguzi cyose byamusaba. Indi nama yo kugenderwaho ni uko umugore utwite aba akwiriye kwirinda kunywa imiti atandikiwe na muganga cyangwa se imiti y'ibyatsi kubw'impamvu zitandukanye abantu bamubwiye. Igihe cyose ubonye ikimenyetso udasanzwe wibonaho kandi utwite, ntugaceceke kandi ntukabyirengagize, kuko kujya kwa muganga hakiri kare nibyo byonyine birinda ibibazo byinshi ku mubyeyi utwite mbere y'uko bimukomerera. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.